nibyo koko hamwe mu hantu h'ingenzi hagiye hazimira abantu bitana ba mwana kwenda babigizemo uruhare. Isi ntivuga rumwe ku butaka bwayo bwa buri birengero, haracyarimo ibibazo hagati y'isi n'abayituye. Abahanga mu gucukumbura ubu nibwo ari kubona ko ntacyo barakora, ibyo bataramenya nibyo byinshi. Kimwe muri byo ni umunara w'Ibabeli, umunara wamanuye Imana kureba ikibaye, umunara ari kuzakoza umutwe ku ijuru, umunara uri gutuma Babiloni itazibagirana ku isi, umunara uri kuvugwa na Clovis Akimana. Ngo haye ikaze mu kiganiro cy'amateka. Babeli, izina ritavuzweho rumwe, izina ry'umwe mu mishinga ikomeye yaba yarahombeye isi, ryaba rikomoka kuri Babylon, bivuga amarembo y'ijuru. Bibiliya yaje kurikoresha nyuma y'aho umushinga wo kubaka umunara ndetse n'umudugudu mu kibaya cy'Ishinari biburijwemo, niko kwita Babeli, babivanye ku ijambo ry'Igiheburayo Balali, bivuga urujijo. Ngo uyu munara ni utuma uvuga Oruciga, Ikigande, Iringara, Igishona, Icyesipanyol cyangwa urundi rurimi wivugira. Ntegura iki kiganiro nifashishije imbuga shakiro Bibiliya, nifashishije inyigisho ya Bibiliya ya Brent Sloan, nifashishije Journal of Biblical Literature ya Theodore, The Tower of Babel and the Origin of the World's Cultures. Yenda urumva ameze nk'uvuga amarenga niba utarasoma izi nkuru ziri mu Itangiriro igice cya 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Ngo hisi yose yavugaga ururimi rumwe, niko kujya inama ubwo bari bageze mu kibaya cyiza cy'Ishinari, bati aho gukomeza gutatanira mu mahanga twubaka umudugudu ndetse n'umunara uzazamuka ukagera ku Mana. Uyu mugambi bari bawuhuje, kimwe mu bintu bikomeye bari bagamije ngo harimo no kugira ngo bagire izina rikomeye ku isi. Ngo Imana yamanuwe no kureba igikorwa cy'abana b'abantu, ngo ibona ko bazabigeraho, cyane ko bavugaga ururimi rumwe bakaba ubwoko bumwe. Ngo Imana yahisemo guhindura muri rwa rurimi nyinshi bituma batongera kumvana, ari nacyo cyatumye uyu munara uhita witwa Babeli kubera urujijo wari uteye. Niba ukoresha Korani ntushobora kubona neza iyi nkuru uko iri muri Bibiliya, icyakora wabonamo izijya gusa nayo. Nubwo bivugwa muri Egiputa ngo Farawo yabarasabye witwa Hamani kumwubakira umunara w'amabuye uzazamuka ukagera ku Mana. Indi nkuru niri mu isura ya 2 ku murongo w'102, Korani igaragaza neza izina Babeli. Ngo ni mu gihe abamarayika babiri Haruti na Maruti bigishaga bamwe mu bantu maji ahari muri Babiloni, nayo ikomoka kuri rya zina Babeli. Ngo barimo babigisha ko maji ari icyaha, nubwo babaye bigishaga ngo bapime kwizera kwabo. Bose bavuga ahantu hitwa Babeli ndetse bagaragaza ko ariho Imana yatandukanirije indimi z'abantu. Gusa bose ntavugamo ijambo umunara. Iyo witegereje izi nkuru ku buryo bwuzuye, zigaragara nko mu nyandiko za Yagut ndetse na Lisan al-Arab. Nanone iyo urebye mu nyandiko za Kisilamu nka Al-Tabir, aha ni mu mateka y'abahanuzi n'abami bo mu kinyejana cya 9, ubona ko witwa Nimrod yategetse kubaka umunara aha nyine Babeli, ngo birangira Imana iwusenye. Ngo aha niho ibyari ururimi rumwe byahindutsemo indimi 72. Buri myemerere usanga bafite uko bumviye inkuru, ariko igikomeye kigihangayikishije abahanga mu by'amateka ndetse n'abashakashatsi ni ukumenya neza aho uyu munara wari wubatse, indeshyo yawo, ndetse bakabona na bimwe mu bisigazwa byawo. Nubwo Bibiliya itavuga ko ari Nimrod warategetse ko hubaka uyu munara, n'ubundi usanga ari we wari utwaye muri iki gihe, nko mu Itangiriro igice cya 10 umurongo wa 10. Uyu Nimrod ngo yari umunyamaboko cyane, umuhigi ukomeye ku buryo n'Uwiteka yari abizi. Uyakomotsweho n'amateka, washaka kuvuga ikintu gitangaje cy'ikinyembaraga, yavuga ngo ni nka Nimrod. Akaba umwana wa Kushi, umuhungu wa Hamu, n'akaba umwana wa Nowa. Mbese uyu ni umwuzukuru wa Nowa. Iri yubakwa nubwo ritagenze neza, ririmo kwifuza gukabije, kwiyemeza n'umurava utangaje ku bari bemeye kubaka uyu munara.
inkuru nyinshi ziwugarukaho, buri gihe usanga hari ufite icyo avuga kuri uyu munara, cyaba ukuri cyangwa se ikinyoma. Hari n'ubwo abantu bivugira ibitekerezo byabo bwite. Nta kabuza uwumvise bavugaho wese abashaka kumenya amakuru mashya kuri wo. Ku ya 11 Gicurasi, witwa Paul Siban yanditse inkuru ifite umutwe uvuga ngo ibuye rinini, ikimenyetso nyakuri cy'uko umunara wa Babel wabayeho. Aho yarashingiye ku byari byatangajwe na Dr. Andrew George. Uyu ni umuhanga mu by'amateka ya Babylon, akaba umwarimu muri kaminuza ya London. Umva ibyo uyu mugabo yari yatangaje. Nk'umuntu wiga iby'ahashize, singendera kuri Bibiliya, nta nubwo ndi umugabo w'iyobokamana. Gusa noneho ibyo nabonye birahura n'inkuru zo muri Bibiliya. Aha ngo yari yabonye ibuye rimaze imyaka isaga 2600. Yari yabonye mu gice cya Babylon, ni muri Iraq. Iri niryo yahereyeho avuga ibi. Nyamara iyo urebye imyaka 600 mbere ya Yesu, uhita ubona ko aha hari ku ngoma ya Nebukadinezari wa kabiri, wategetse kuva muri 605 kugeza muri 562 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Ibi ntayo byatungura kubona byitiranya, cyane ko Nebukadinezari nawe ari mu bubatsi inyubako itangaje cyane ya Zigurati. Uyu wari umunara munini w'urusengero wari mu kibaya cya Mesopotamia. Ngo iyi nayo iri mu nyubako zabayeho zatangaje ikiremwa muntu. Abahanga bose bagerageje guhuza izi nyubako, byarangiraga babuze umwanzuro cyangwa ikimenyetso cyerekana ibyo bavuze. Mbese ni kwa guhira mu nzu ukabura aho upfunda umutwe. Bagamije kwerekana ko batayobewe aho Babel iri, bagapfa kuyitiranya n'izindi nyubako zikomeye ku isi. Nanone kandi ushobora kubona inkuru ijya gusa n'iyi mu mateka ya Arizona, aho abaturage ba Tohono O'odham baba bavuga ko Montezuma aho ni mu mateka yabo ngo yaba yararokotse ubwo bageragezaga kubaka ngo bagere ku ijuru. Icyakora bo bemera ko yaba ari imyuka ibarusha imbaraga yabasenyeye ikoresheje inkuba. Iyi nkuru yamenyekanye cyane muri Bibiliya, ntubura kuyisanga mu bundi buvanganzo bwinshi. Igitangaje ni uburyo inyandiko z'igiheburayo iyo zikora komanteri zisa n'izirengera. Hari nk'aho bavuga ko umuyaga mwinshi waje ugatwara igice cyo hejuru ndetse n'icyo hasi, maze igice cyo hagati gisigara gihagaze cyemye nk'aho nta cyabaye. Ni inyandiko nyinshi zigira icyo zivuga kuri uyu munara w'agatangaza. Igitabo cya Jubilees cyo kigaragaza buri kantu kakozwe mu ibakwa ry'uyu munara. Ngo baba baramaze ibyumweru bigera kuri 40 batwika amatafari azakoreshwa bubaka uyu munara. Ngo yarahiye kugeza ubwo abaye nk'amabuye. Byasabye imyaka igera kuri 41 bubaka uyu munara. Igikuta cyari kuba gifite uburebure busaga metero 2400. Imiryango 25 kuri buri ruhande yari hagije ngo yose igira imiryango 100. Urebye ibi bipimo, n'ubu yaba ariyo nyubako yabayeho nini mu mateka ya muntu. Undi mwanditsi uzwi cyane wagize icyo avuga kuri uyu munara ni nka Flavius Josephus, wanditse cyane ku hahise h'Abayuda. Uyu nawe yemeza ko ari Nimrod, umwuzukuru wa Nowa, wategetse iyubakwa ry'uyu munara, akanagaragaza uburyo Nimrod yari igicamuke atagitinya Imana. Ngo yaragamije ko abantu bose babona ko umunezero wabo uva mu mirimo y'amaboko yabo ndetse n'imbaraga baba bakoresheje. Yumvaga ko nta kabuza niyubaka akagera ku Mana, ntacyo abantu bazongera gutinya ku Mana, ahubwo bazabona ubudahangarwa bwe. Josephus agaragaza ko Imana yanze kubarimbura, ahubwo ihitamo kubashyira mu rujijo, niko kubaha indimi zitandukanye. Birumvikana iyo umufundi yatumaga sima bamuzaniraga nk'umwiko, yatuma itafari bakazana amazi, uyu mushinga ntiwari kuba ugishobotse mu gihe cyose batumvikana. Ikibazo gikomeye gisigaye muri rubanda ni ukumenya niba hari ibisigazwa by'uyu munara byagaragara cyangwa ukaba ukinahagaze ahantu twese tutazi. Ni nahasoreje ikiganiro cy'amateka. Uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo, nyandikira kuri email yanjye akiclovis@gmail.com cyangwa kuri page ya Facebook Clovis. Naho ubutaha.